badufashe tubone wenda ibikoresho by'imyenda twamushinguramo natwe mwadufasha umuterankunga bakadufasha kugira ngo nawe ubone ukuntu twamushingura. Yego, reka dukomeze dukore ubuvugizi, turaza kureba nibiba ngombwa wowe turakwishakira nk'umubyeyi twikorera ikiganiro turi kumwe kugira ngo abadukurikiye bakwibonere barebe ko hari icyo bagufasha. N'umurambo wacyariho kandi n'iki gihe kurangira atekwa kandi numva n'iki gihe yangira nta cyemezo. Mukomeze mwihangane papa. Uyu yari papa Wayishimwe Jean Claude, sinzi ko mumwumva neza, ijwi rye ryari hasi. Arabidusobanuriye neza. Umwana ashobora kuba yarishwe ku wa 4. We ituma navuze ko ari cyo. Komanda yatugiye ko yamuvanye ari cyemezo wamwise none muko gutama hano. Komanda yababwiye ko yari cyemezo yamuhondagura ari shebuja wamuhondaguye akamwica. Komanda wa Kicukiro ni wamuvanye waje kumufata. Yego. Byo nuko ari mu muko hano cyamanza. Ngo naje cyane anzanye kugira ngo bitangire. Yego. Ninjye mu kirego. Kamuhanga mu ntara y'Amajyepfo witwa Jean Claude Ishimwe yitabye Imana, ariko biravugwa ko yaba yaritabye Imana ku wa 4 w'icyumweru gishize. Yego, ubwo yakubitwaga n'umubosi wiwe yakoreraga hano muri Kanombe. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abakurikiye Umuvugizi TV Rwanda. Amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Ntangira mvuga ngo Uwiteka abishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo, kandi Uwiteka abashumbushe iby'inzige zariye. Nta wundi ni Bobo muri kumwe, tugeze mu kanya k'amakuru arimo aravugwa hano hanze ndetse n'ibirimo biratangazwa muri uno mwanya. Uyu mwanya rero tugiye kubagezaho inkuru itari nziza. Nk'uko mureba kuri screen yanyu murabonaho ifoto y'umusore ukiri mutoya wanditseho ijambo Rest in Peace. Ni ijambo rigara rivuga ngo uruhukire mu mahoro. Ni ijambo ridashimisha abantu benshi, ni inkuru ibabaje muri uno mwanya. Uyu musore w'imyaka 23 uvuka mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo witwa Jean Claude Ishimwe yitabye Imana, ariko biravugwa ko yaba yaritabye Imana ku wa 4 w'icyumweru gishize. Yego, ubwo yakubitwaga n'umubosi wiwe yakoreraga hano muri Kanombe. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iteye impungenge cyane. Yavutse muri 2001, akaba avuka mu karere ka Muhanga. Yakoreraga umubosi tutaramenya izina, kuko kugeza isaha ntabwo turabikurikirana neza ngo tuvugane n'ubuyobozi tumenye amazina y'uwo mubosi, tumenye icyo bapfaga, tumenye icyo yamuzizaga. Ariko ku murongo wa telefone numva twabashije kubona papa wiwe, numva twamuhamagara kugira ngo tubashe kumva imvamutima z'umubyeyi w'uyu mwana witabye Imana. Ariko ubu muntu bwarabuze muri no minsi. Iyo wifashe ukakubita umuntu kugeza aho umwica, kugeza aho abura ubuzima, kugeza aho asiga ubuzima. Duherutse kubona inkuru y'umwana wishe se mu Bufaransa, kuri papa yitwaga Pastor Claude. Ego, n'uyu mwana yitwa Claude. Ariko byaje kumenyekana ko umwana atari we wishe se ku bushake, ahubwo umwana nawe yaritabaraga kuko ise ne wari ushatse kumwica. Ahubwo umwana asa nkaho barwaniye icyuma arakimutera,
umwana abasha gufungurwa. Papa Jean Claude, Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. N'uyu musore mugenzi wacu turi mu kigero kimwe, turi mu rungano, yari akiri mutoya, yari afite vision, yari afite ejo hazaza, ariko Imana yabashije kumwisubiza. Twavuga ngo Claude ishimwe, ukomeze ugire iruhuko ridashira, Imana igutuza heza, kandi twihanganishije imiryango yose y'uyu musore ndetse n'inshuti ze. Reka umurongo wa telefone, sinzi nimba papa we ari bubashe kutwitaba kugira ngo tubashe kumva imvamutima ye. Muraho neza? Jambo rya mbere ni mukomere. Yego. Yego. Mwiriwe neza? Mazina yanjye nitwa Bobo. Ndi umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cyitwa Umuvugizi TV Rwanda. Yego. Tubanje kubabwira ngo mwihangane mukomere. Ni wowe papa wa Jean Claude Ishimwe? Witwa? Niyitegeka. Yego. Hano papa ntago ndimo ndakumva neza, reka nze nkoreshe indi telefone ifite volume nyinshi kugira ngo abadukurikiye babashe kukumva. Yego. Wantize iyo ngiyo yawe nimba iriho amayinite. Telefone yanjye ivuga gakeya. Kabampe indi telefone tubashe kumuvugisha. Yego papa. Yego pa. Yego. Twari turi gukora, twe tubonye mu kanya inkuru itari nziza yuko Ishimwe Jean Claude w'imyaka 23 ndatekereza yitabye Imana. Yaba yaritabye Imana ryari, byagenze gute? Amakuru dufite batuvuga ko ari kuwa kane. Amakuru mufite babwiye ko ari kuwa kane. Akaba yarazize iki? Yabize na tubizuko yabaga akora aho ngaho ni Kigali. Na makuru mfite yabize. Mundi kugeza ubuyobozi bwa RIB n'u Rwanda. Ubuyobozi bwa RIB? Ngonge gufatanya gukurikirana ikibazo cy'umwana wawe. Kuba bivugwa ko yaba yarakubiswe n'umukoresha wamukoreshaga. Ni koko niyo makuru namwe nka mubyeyi wa nyakwigendera mwaba mufite? Niyo makuru komanda y'amaye. Naho mibaniye ngaho aho yakurikiye. Nese mugiye wenda bakimugikurikirana ikibazo, komanda ntago yaba yarababwiye icyo uwo mugabo uwo mubosi wamukoreshaga icyo yamuzizaga? Nawe yavuze ngo byacyakurikiranana. Ntacyo sinzi abantu batakurikirana icyo. Yego. Nibyo yavuga wenda akaba kwizora kwitabaza kuko amaze kwishyura akakiriho. Nako mwegere telefone yanyu iri kure. Okay. Biracyakurikiranwa. Ese murabona ubuyobozi aho murimo murajya gusaba ubutabera barimo barabafasha uko bikwiriye? Ngwiki? Undi hano uri? Nyaho mitanya Rugunga. Yego. Yari sake yabo niho ikibazo niho isangira. Okay. Ntabwo twababaza byinshi kuko mumva ko namwe mugishakisha amakuru, ariko twari tukoze iyi nkuru kugira ngo tubashe kumenya uko byagenze n'icyabiteye. Ubwo wenda nimuza kumenya impamvu turakomeza tuvugane tumenye uko gahunda zimeze, kandi mwihangane papa. Impamvu yo kurwe. Yego. We ituma navuze ko ari
komanda yatubwiye ko yamuvanye ari shebuja wamwise none muko gutama hano. Komanda yababwiye ko yari shebuja wamuhondaguye amwise. ari shebuja wamuhondaguye akamwica. Komanda wa Kicukiro ni wamuvanye waje kumufata. Yego. Byo nuko ari mu muko hano cyamanza. Ngo naje cyane anzanye kugira ngo bitangire. Yego. Ninjye mu kirego. Kirega. Yego. Ariko wondega simuzi. Kugira kibazo gito. Ngo ndavuga ngo umwana ari muri morgue Kacyiru. So ariko Kacyiru nabanje mu kibazo kirego nabirego. Yego. Umwana wamize mukamuha ngo arahari. Ufite ndetse mubona. Ko ari sinzi no tuzabonana. Ese ko mumbwira ngo ikibazo kirimo ko mutamanza ngiza gusoma ifoto yanjye ne. Nana mu ifoto yanjye kuko mubyinze kugira ngo ko mutamanza. Cyane gute byamenyana nande. Yego. Uwo mu rwego rwo gufata umurambo ndawufatane. Kurekimba nageze kumbanya no kugenda umurambo muri morgue. Ko nakindi kurugo na bakitabaga ngo gufata umurambo kandi yari kugaragara. Papa mukomere ariko turizera ko ubutabera bw'u Rwanda rubuze kubaha ubutabera. Turakomeza tuvugane mugire kwihangana n'umuryango mugari. Yego. Ndabona ko nabo fasha mfite. Abona amafaranga yo kubona fatanya nta bufasha ufite, nta bushobozi bwo kuba wabasha gushyingura uwo muvandimwe. Wamwise ko umufite. Kandi yamwise yabiteguye. Ibintu bikoze by'imyenda ndamukingira n'uko namwe nafite kandi biriyo. Nomero ze telefone barayifite sinza wiri. Kandi bari gufaranga twari kuzamfasha kuba namu banyanganira. Yanga muntu nayo kudukana umwana. Atandi kugira ngo. Yego. Kugenda na bangagariza. No kubonye gufata umurambo ndafata umurambo. Cyane umurambo gusa kandi ninjye mu rubanza umurambo ndawujyana ndagaza kuba kandi umurambo nawujyana. Ubwo rwego turimo kugira ngo badufashe tubone ibikoresho n'imyenda twamushingiramo. Natwe mwadufasha umuterankunga bakadufasha kugira ngo nawe ubone ukuntu twamushingura. Yego, reka dukomeze dukore ubuvugizi turaza kureba nibiba ngombwa. Wowe turakwishakira nk'umubyeyi twikorera ikiganiro turi kumwe kugira ngo abadukurikiye bakwibonere barebe ko hari icyo bagufasha. N'umurambo wacyariho kandi n'iki kurangira ndakeka kandi numva n'iki yangira nta cyemezo. Mukomeze mwihangane papa. Uyu yari papa Wayishimwe Jean Claude. Sinzi ko mumwumva neza, ijwi rye ryari hasi. Arabidusobanuriye neza. Umwana ashobora kuba yarishwe ku wa kane na shebuja wamukoreshaga, nimba yamukoreraga mu kazi ko mu rugo ntiturabimenya neza, ariko abafite umutima w'urukundo ndetse no gufasha, turabashyiraho nimero kuri screen yanyu. Washaka kumuvugisha, washaka kumufasha kuko afite ikibazo cyo kwibaza ngo uyu mwana apfuye mu buryo butunguranye kandi mu gupfa nta bushobozi mfite. Ufite umutima w'ubumuntu, ufite umutima w'urukundo, wabasha gufasha aba bantu, uyu muryango kugira ngo ubashe gushyinguza umuvandimwe. Reka rero tubashimire mwebwe mwese, mukomeze mukande subscribe kugira ngo tubashe kubana umunsi ku munsi n'ibiganiro binyura hano ku Muvugizi TV Rwanda. Ndabakunda cyane. Shalom shalom.